Cabre la dosti forçando egre de stape ayihis dando egre muzansuzugwe ngo sinize ayo neza arahagije wizi ruhande n'iruhande rwaho nanjye niga ikinyamakara niga kizabonwa niga samatare niga kanyarira niga nyirancura bakomeza guhimbazwa niga mu cyumba niga no mu rusengero numva se ndarize makeya mu mateka sinshobora kwicara imbere iyo ahantu nzi ko harimo icyo kurya n'icyo kunywa barababeshye nigeze njyana ntahira umuheha mpita ndahira icyo kunywa gishira nsigarana umuheha mpita ndahira ntabwo nzongera kwicara inyuma inyuma ni habi niba barajya wicara imbere ukaba usiye wicara inyuma aho bahita muri narisezereye niki cyagukuye imbere ubundi biroze ko ziri kukaza kwicara imbere noneho kandi sinshobora kwicara inyuma cyangwa ngo nicaye hagati ubwo se nasanga bankujeho nicara ku ruhande icyo gihe nicaye ku ruhande none birangije bahita bavuga ati saa yine baravuga ati okay bati umuntu rero birashoboka ko mwajya mutanyweye ka cyayi hanyuma se nari ngakuye hese ariko wabyihoreye ko nari profitiye ku mitsi ya Yesu arakabyara Yesu ndamuha icyubahiro no kuri Imana noneho hanyuma ati tunyura hano rero hari akantu k'agakorodoro ukuntu hanyuma itukatiramo ukuntu ukajya hanyuma kureba uko wigenza hanyuma nese mbanza imbere narizi ko teremusi zose bafungura hahandi hejuru gutya noneho usanga hari teremusi niba bakanda gutya niba bagira gutya ntumbaze ugateka nk'uko uteka kuri robine mubira ko ya teremusi bidagira gutya umukobwa ruri aho ngaho barambonye ati baturetse gatoya muzehe turetse nkori kuko babigenza navuga nti nagufata se ke nagesebe muri hoteli niyo yayo ndambwira ati dore ko babigenza ntega gatasi nabo ndambuye batugira bajye baduha cya mudiyakoni babazi ko abantu bose bashize inzara abanyarwanda we uze twese twashize inzara n'inzi wawe ntuzambere mu itasi uzambere muri cya kintu cya parasitike bita mudiyakoni ariko nanjye numva ko Yesu agira uze kubinyima ni hahandi nujya mu ijuru hanyuma ikintu Yesu azaguhembera mudiyakoni wambaye ntazaguhembera ijagi wanyweye nuko hanyuma ukihorera ndakabona hanyuma mba ndateze uwapfuye yari huse atabonye bavoma icyayi kuri robine nabigije ngiye kurambona ndatega hanyuma avomeramo hanyuma kamaze gwa nakahise kaba kangana iki ko ari sese twese haleluya sinakubwiye ngo umubwire ngo ntumvunishe waretse tukirwana byose ko ari hahandi Imana ishimwe urutagusigarwa kubanza ntituzasabanya munsi umuramuko ituma batwita izatuma banabyara yaremye ibijigo yaremye nicyo bizakacanga haleluya ubu satani ari gutera abantu ubwoba akababwira ngo sakwe utisoma akakubwira ati kureba ibintu bikomeye urabona iyi gashogoro uzayivamo uti ntabwo nzayivamo no kuri kw'Imana yahabuye abantu ibintu byakomeye ariko niyiyoroshye niyitware gakeya ubu si yabanye natwe kuva tuvuka kugeza amagingo aya ngaya ubu nibwo yatureka no kuri kw'Imana ninatureka kizaba aricyo gihe cyo kudutwara muhumura bera tuzataha Imana ikuzwe kiramo ingoma y'igisirimba wanjye muhaguruke mumfashe nzabishyura ubutaha ingoma y'igisirimba iryoshye ariko uretse gatoya noneho umuziki ujya ugira mukeya kubera ko umuziki uba mwinshi ugasumba amajwi y'abantu hanyuma ukumva nta sosi hanyuma rero umuziki ugire mukeya amajwi y'abantu yumvikane hanyuma abaririmbyi namwe mufate mikorofone hanyuma sijye wikeneye jyenyine mumfashe niyo yayo Imana ikomeze guhimbazwa ibirenge byawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye ibirenge byawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye ku birenge byawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye ibirenge byawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye
Yesu, uri intwari, uri ubuhungiro bwacu, uri umufasha turaboneka mu byago no makuba, uri umwungere mwiza utazimiza. Ineza yawe si ya none irasanzwe, tuzamuye ibendera ryaduhamagaye. Uri Imana yahamagaye abakure n'abahafi, deso ede eda adoketra. Uri Imana yahamagaye abimbata, uhamagara ab'umudendezo, uhamagaye abagufi, uhamagara abarebare, uhamagara inzobe, uhamagara ibikara, uhamagara abatuye mu mujyi, uhamagara abatuye mu cyaro. Deso edo eva asti egrome, uhamagara abize n'abatarize. Imana ishime, turagushime, 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 turagushime. Epeto eva gonestope na binesta dodazobe pa ando elo eva samobe stop kunima hasite peneto eva beheta sa eva egado stifope sanga drezo mepa sadoze vope entrene mango lanado stikori behente kotipe ena shesini edrone vahandro pisa konde edo eva yubitando stikope hais shesi egi edre ando enehid sayistifo pepas. Twararwaye uratuvura, dushonje uratugaburira, twambara ubusa uratwambika. Hari igihe twabonaga butari bwire urangije burira, hari igihe twabonaga butari buke urangije urabukesha, hari igihe twabonaga tugiye gukorwa n'isoni urangije uturinda gukorwa n'isoni, hari igihe twabonaga tugiye kwikorera amaboko udutabara tuyagejeje ku matwi. Wica iperereza ry'abadayimoni abari biteze ko tuzaseba birangira tudasebye. Uyu munsi turi mu iteraniro, tuzamuha icyubahiro cy'Imana yacu. Imana itugaburira, Imana itwambika, Imana iduhagararaho, Imana enipe dosti pe edrome aigistanso erine, Imana enestanfo ewit sonege memande stasire. Duhamagaye imbaraga zihindura, imbaraga zitabara, imbaraga zirema ibitariho bikabaho. Mu izina rya Yesu dufashe imbaraga z'uburinzi bw'umubiri katika izina rya Yesu. Turahamagara amaraso ya Yesu, amwe ubutaka butanyweye, amwe imbwa zitanyweye, amwe ajya gucungura abakwemeye, agacungura abarebare n'abagufi, agacungura abo mu mujyi n'abo mu cyaro, agacungura ab'imbata n'umudendezo. Amaraso yawe ya enepimo odepra atarabantu abaririmbyi ngo arabantu abanyamasengesho yafashe umuntu wese. Ndavuga ngo abarushye n'abaremerewe nibaze bagusanga ubaruhure. Hashimwe Imana yaturuhuye. Ezo ede egere, iyo uza gutsindwa twari kuzaba hehe? Iyo utaza kunesha twari kuzaba bande? Bari kudukubitira inzira nsa. Eneso eva ebere nta niba twari kubona tuvomeraho, ariko hashimwe Imana itaradutanze ngo tumuhigwe amenyo y'abanzi bacu. Dutumiye Yesu muri iri terano kugira ngo akore imirimo n'ibitangaza. Urakoze, ndagushimiye. Twirukanye ibitega, twirukanye amahembe, twirukanye za nyabingi, twirukanye abo baterekeranye, abica amateraniro mu izina rya Kristo Yesu. Imbaraga z'abarozi tuziciye emepavosti egere, turazinanije. Dufashe ibitekerezwa mu mitima rwihishwa tubigomera Kristo kugira ngo ijuru ryonyine rifate umwanya wa mbere mu mitima y'abantu baje muri iri teraniro. Turagushimiye ko kubyumvise buntu n'amahoro n'ibiganza imitima yacu none n'iteka ryose. Kubw'Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu natubyambarije. Wakoze Yesu, amen, aleluya. Dusome ijambo ry'Imana, dusanga hano muri Zaburi 125 umurongo waho wa mbere. Turasoma n'ibyahishuwe ibice byaho bitatu, ndababwira n'umurongo turi busome. Imana iduhamishe mu izina rya Yesu. Ibyahishuwe igice cyaho cya 125 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Hari ijambo rivuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Kabiri haravuze ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Duhindure ibyahishuwe bice byaho bitatu, umurongo wa 12, hanyuma turasoma n'umurongo wa 21. Imana itugirire neza. Ibyahishuwe bice bitatu 12, hanyuma turasoma na 21. Hari ijambo rivuze ngo unesha
nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Hanyuma 13 aravuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. 21 tumanutse aravuga ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. 22 aravuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Nimwakeneza ijambo ry'Imana. Hanyuma munyanganirwe ku mazi niyo yayo ni Yesu yabaye, ari kumeze guhimbazwa. Izo tutagereza rero kuzayagura kandi tugisha abyihoreye. Akabona Yesu no kuri Imana. Tujya ducungira ku mitsi ye, ubuzima bugakomeza no kuri Imana. Haleluya. Ngo murandakariye. Imana ishimwe. Hanyuma nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana iduhamagara idaciye ku bantu, iza guca ku bantu dukurikije ibihe tugezemo. Bari kuzadukuzaho no kuri kw'Imana neza byiri ni ukuri, bari kuzadukuzaho. Kandi witegereza abantu muri iki gihe ni danje. Umuntu agukunda bitewe n'icyo agushakaho, yamara kukibona ati tubyaranye aho ngaho. Urukundo rw'umwimerere rwararangiye, ibintu birakomeye. Imana idutabara. Haleluya. Turashimira Yesu waduhamagaye akoze inama n'Imana se n'Umwuka Wera. Kandi bariya simba muse bita abantu bivuge ngo ariko muzi ukuntu bivuga, ariko uko kose biriya binyabuzima wenda tubivuge gutyo bifite umuco n'ibinyangamugayo, bigira impuhwe zirenze uko abantu batekereza nuko babyibwira. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko ibinyabuzima bihamagara umuntu, bigahamagara uwize n'utarize. Muri iki gihe cyane se ibeshye ujya kwaka akazi muri leta utarize, bakagwase nta n'inyinya bakwiyerekera. Ariko turashimira Yesu uduhamagara akaduha akazi, hanyuma n'abatize iruhande n'iruhande rwaho n'abatize na ryashuri biti kigoroba, Yesu akaduhamagara akaduha akazi, akavuga ngo nizitagira imizo nzikomera isaze. Imana nikomeze guhimbazwa. Akavuga ngo n'abatagira shinge na rugero mbabera shinge nkababera na rugero. Ariko haleluya bavandimwe, agahita avuga ngo ni nta bya none. Amana. Haleluya. Ndafashijwe. Imana ikomeze guhimbazwa. La dosti forçando egede stapi ayihis dando egede. Muzansuzugure ngo sinize, ayo neza arahagije. Wize iruhande n'iruhande rwaho, nanjye niga ikinyamakara, niga kizabonwa, niga samatare, niga kanyarira, niga nyirancura. Imana ikomeze guhimbazwa. Niga mu cyumba, niga no mu rusengero. Numva se ndarize makeya. Imana ishimwe. Erega umugisha w'umuntu hanyuma awushima iyo umushajishije. Rero turashimira Yesu, kandi ndashimira ko mu gihe Imana izaba ize gutwara itorero, ntabwo izareba ngo ufite lisanse, ntabwo izareba ngo ufite dogitora. Rwose numva bivuga ntabwo nzi biva niyo bijya nagira bikopeye kuko, ariko ntacyo bitwaye. Nyiri ubumenyi azivangurira niyo yayo. Murabyuka ubushize nababwiye ukuntu umusazi ngo yasanze abantu bazima babyina nawe ashyiramo umudiho, birangije arasobanya, baravuga ati kudusobanyirije, aravuga ati mwihorere nyiri imidiho azivangurira. Imana ikomeze guhimbazwa. Ndashimira Yesu nubwo ntazi iyo biva niyo bijya, ariko ndashimira Imana z'ubwenge ijonjora ibintu. Niyo uciye amarenga imenya icyo umuntu yavuze, niyo umuntu atekereje. Niba mugira ngo ndabeshye, muzabaze amateka y'umudamu witwa Hana, hanyuma yashatse umugabo witwaga Yerukana, hanyuma birangije ibintu biranga, bimaze kwanga Imana imuza ibintu byara, ngo Hana amenya ko ari Imana yayizibye, aravuga ati nanjye sinzavaho Yesu ari, nzagutitiriza mpaka ugize ikintu umarira. Hanyuma ngo birangize yahamagara Yesu kugira ngo Yesu abanguke, agahita yohereza Penina. Penina agahita abwira Hana ati Hana we, aturarira ubusa n'igihe uzazungura iby'umugabo wacu, ati n'igihe wabyaye abahungu mbyana n'abakobwa. Hana akamubwira ngo tuza gatoya, iyo nakurikiye si ikigwari. Imana iyo ivuze ntawe uyivuguruza, iyo itabaye ntawe uyitangira imbere, iyo isezeranye irasohoza. nibura uko igenza abantu bayubaha, tuyikomere amashyi bakabyara, irabana ku butoni. Ariko haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe.
haleluya. Ariko wabyihoreye uretse abantu bigira bacyane n'abantuza hanyuma nabagiti mu jisho nababiti bibisi no kuri ko Imana ni Yesu wahabaye. Hanyuma ngaho ndebera uko wavutse, wabonye uvukuza uko waremwe nuko wavutse. Niyo ukura ntumenye uko ukura, ababizi abakureba nibo bamenya tukomaze gukura we. Mbese ni nyirabugenge n'ubugenge bwayo, impamvu gucurika icebe ntimena amata, inzoka mu kugenda nta maguru, hanyuma inkoko mu konsa nta mabere. Ibintu Imana ikora biratangaje. Imana ikomeze guhimbazwa n'ibyayo byonyine. Mureke tuyihare izina ryayo, icyubahiro cy'abantu tuyifashe hasi, tuzamure cya kirisitu wenyine. Hanyuma niba ufite akuka duhumeka, iyo avuga ati barakuntumye ngwino tugende, hanyuma nta bintu byinshi uhita uvuga. Ntuvuga ngo nzashingira umukobwa wanjye ejo bundi kuwa gatandatu musibe ejo, hanyuma buretse nzabanze mushyingire, bitaruhaniramo. Hanyuma biradusaba kwiyoroshya kugira ngo tuzabone Imana nijoro. Nuko twiyoroshya, utiyoroheje nta joro wazabona. Ndakurahishwe nta n'iginya no kuri kw'Imana. Ariko haleluya, kwa muranyihoreye, haleluya neza. Hanyuma mu ndebe byose ni hahandi, nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Ndashimira Yesu yo kabyara wanyigishije kwihana ibyaha. Iyo ntaba narihana ibyaha ntagomba mpagaze ahangaha. N'aya magambo nimo mvuga atari umwuka uyamfashije ntacyo navuga. Mu busanzwe njyewe ngira amagambo makeya, ariko iyo ntereye ntangiye kuvuga Yesu simenye ukuntu ibintu bije, ngira ngo nitiyitobotse. Ndashimira Imana. Buriya mubona mba nicaye hariya mba niho ndinginga Data wa twese uri mu ijuru, mubwira ngo wowe kabyara, wowe gaheka, wowe gahora ku ngoma, wowe gahoraho, wowe gapfukamirwa n'amahanga yose, wamfasha nkagira ikintu mvugira imbere y'aba bantu, hanyuma byarangiza njye nawe tukahava amahoro mo gatwamo. Imana ikomeze gushima. Reka ntabwo Imana muzayibona iturutse mu ijuru ngo ize ibabwirize, izahamagara Gatera yahamagaye, nirangize ivuga iti nitaye ku biro afite, hanyuma mbese makeya ndamunyuzamo ibyanjye. N'aya magambo nimo mvuga wagira ngo ndi umunyamakuru. Hanyuma nudatangazwa n'ibitangaza Imana ikora, ujye utangazwa no kutajya utangara. Imana ifite tekinike no kuri kw'Imana. Imana ikomeze guhimbazwa. Ariko haleluya, barakora Imana isa abagera nko ku mazi, singira uwo ngusha. Nuko Imana ndashaka kujya mu ijuru simbabeshye, yagira umuntu ngusha, hanyuma kubera kuvuga cyane, hanyuma ibihaha bita bigira ingorane. Hanyuma iyo somye ku mazi igihaha kirahera, nanjye nkavuga Yesu. Hari icyo bitwaye se? Haleluya rero. Ubusanzwe sinkunda amazi, ariko iyo mvuze mitanyakenera, ariko nta n'icyo bitwaye. Aya ni aya Yesu. Imana ikomeze guhimbazwa. Ubundi umuntu ukunda amazi n'ufite urugimbu, murabona ko nanyuze muri Congataye. Haleluya. Ariko ndashima Imana yahamagaye ababyibushye n'abananutse nta kipfa n'ibirono kuri kw'Imana. Merutse kujya Kinyamakara nsengera kubyibuha nzamukana n'abandi basengera kunanuka, ndavuga nti yewe Yesu nimbura buturo nayo ntaheza hayo no kuri kw'Imana. Ibintu birakaze. Kimwe ngombwa kimwe cyo nuko twiringira Yesu wenyine, naho ibindi byose ni ubusa. Uyu mubiri ewe muri ngiyo atera agakoza kama ngo yewe wa mubiri we, yewe wa mubiri we, yewe wa mubiri we, yewe wa mubiri we, icyampa nkazatandukana nawe, icyampa nkazatandukana nawe. Tuba tuzirekeye aho ngaho. Ariko haleluya, Imana ishimwe. Haragaraho Imana igira gahunda. Hanyuma Sama mpamagaye ndi mu rugo, hanyuma birangije arambwira ati Gatera Patrick, ndabanira kumva neza muvandi. Mu buzima bwanjye nkunda kuvuga neza, kuko namenye kuvuga n'abatazajya mu ijuru. Kutugira n'abantu bagira imvugo mbi, ukamubwira neza akakubwira nabi. Runate nikize bigutya na gutya, urambaza ikize. Umuntu uvuga atyo nta juru azajyamo no kuri kose. Turabagira kandi abo ngabo no mu rusengero babamo. None se ngo abantu batumye abandi bagwa. Ejo bundi hari umuntu nagiye gusura, aragira ngo se byagenze gutarambwa ati nagushijwe na bene data. Akugushije bateze ati baramvuze we, baramvuga. Cya tugira abantu batuvuga, ariko n'abankomwa hatabagushwa nuko babavuze. Ninde muntu wagiye kwa muganga bakamukiraho igipfuko ngo nuko bamuvuze ku gisebe cy'uruvuko? Hari uwo mwabonye? Ninde muntu ufite inkovu y'amagambo bamuvuze? Utaravuga naza muri kiganza hano muri terene turebe wamukura heza. Abantu baravuga we Yesu we. Nuko ariko ndashimira Yesu yuko byaragahika. Hanyuma mpamagaye, harimo abantu bajya bazamura ibiciro ngo gutanteguje se, ngo kare aguteguza se, hanyuma uri Imana aguteguza. Hanyuma umusirikare wamubwiye ati ari hatuyi tereye hari itufatiraho n'iyi nkoni hiragenda atariye. Gahunda rero ni ugukorera Yesu, ikibyimbye kikameneka, ubabara akajya mu bunzi, bakoreza konfukasiyo tukitaba, tukababwira akagasura ni ukubera Yesu. Hanyuma kuba dukacanga hanyuma bigakunda ni ukubera Yesu. Kuba twayura umuntu
ukongera ugahura n'uwundi, ni ukubera Yesu. Kubera kuba dukanwa twongera tugahumbya, ni ukubera Yesu. Yesu atabikoze no kuri kw'Imana. Wahumbya nako wahumbya ntukanure, wakanura ntuhumbye, wakwayura umunwa ntwongere guhura n'uwundi rugahita ruhwandamo. Ubu abantu biratana ikintu kuri biratana iki koko? Hari igihe umuntu umubiri umushuka, hanyuma yagenda akumva afite taye, akumva afite no kwikofi no hanyuma no kwishakoshi cyangwa kuri sankodo kuri sankame, yo tata wembana we, hanyuma amubwira ati kundemereye, agahita avuga ngo niba nkuremereye wantuye hasi. Aya gahunda ni ukoroha. Twashyiramo akarimbo kavuga ngo sinzibagirwe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri jye, uragahita yihimba ati sinzibagirwe igihe wamvugaga, ubwo twahuriraga mu nzira, narabyumvise ndarakara, uzabe wowe nanjye nzabe wanjye. Ukibaza uyu muntu hanyuma yabatizwe mu mazi menshi, se hari nayo kugahanga. Arageze ndabona no kwikimana, erega turabagira pe, turabagira. Haleluya. Ngo mwanyihoreye, abanyihoreye, haleluya, nabo barahari, ari dutabane. Ndashimira Imana, uriya Satani n'umukara nta kweragira. Ndashimira Imana, ejo bundi namanukanye na Mama Chance, tumanutse tuvuye mu bumbano, Mama Chance agiye itumba, Mama Chance n'isheri wanjye nyine. Imana ikomeze guhimbazwa. Ndashimira Yesu utanga abasheri. Abe byihoreye. Gusa abagabo bose niko babonye abasheri wabyihoreye. Erega uretse ko abantu bibagirwa, hanyuma ugasanga hanyuma yakuye yabona yarasenze agasubizwa, yakubona utarasubiza akabati banza n'ibyaha cyangwa ntuzi gusenga, si uko wadushije. N'ubu Imana yakugiriye kuri kalendari y'Imana, umuntu wese agira samudiwe, ntihazajye umuntu kubeshya. None birangije hanyuma turamanukana, hanyuma tugiye kumanuka ahantu kugira ngo tugere hariya ku iteme rya Mukura, tumanuka ahantu mu ishyamba hari umusenyi, abakojejemo ikirenge, yari ahetse umwana, hanyuma umucanga uramurashye ngo umurahe, hanyuma amahirwe iyo aza kugwa asubira inyuma yari guhita agwira umwana rugahita ruhwaniramo, mukumva mbahamagaye ngo muntabare. Hanyuma Yesu sinzi ukuntu yabigenje, ukuntu birangije agwa atagushije umugongo, hanyuma birangije ubwo ngubwo ahita avunika hano ku kuguru, ariko ntabwo ari gufa ryavunitse, ni imitsi yikanze. Hanyuma ndavuga ntuko biri kose manura akabyaro heke, hanyuma mu bintu ntinya gupfakara no gupfusha, ibyo bintu ko ari bibiri. Hanyuma no mu marangamutima yanjye iteka ryose murambwira Yesu ni wowe kabyara wowe gahekawe, uzambabare uzandinde gupfakara no gupfusha. Hanyuma nkiriho kubera ko biri n'amahire, Mama Chance murusha imyaka nk'itanu, hanyuma uko biri kose, hanyuma bitabaye kabutindi nazamutanga, hanyuma rugatubaniramo. Hanyuma Imana ikuzwe rero, Imana ishimwe. Kandi Satani n'umugome, nagiye mbona ibimenyetso bigaragaza ko Satani yashakaga kumuntwara, ariko Satani asanga hari icyo nabwiye Imana. Nimbye navuze ngo hari icyo wambwiye Mana, ndindire ko kizasohora. Mbwira uwo mwicanye mumwe ati humura, niba ari Imana yavuganye nawe bitinde bitebuke bizasohora. Imana ibabwirisha mu izina rya Yesu. Twese tuvuge ngo amen. Iravuze ngo iki? Iravuze ngo abereye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo wowe iteka ryose babe batuye mu mujyi cyangwa mu cyaro, babe ari ab'imbata cyangwa ab'umudendezo, babe bafite amafaranga cyangwa batayagira, babe ari barebare cyangwa ari bagufi, babe ari inzobe cyangwa ari ibikara, babe babyibushye cyangwa bananutse, hanyuma ni abantu biringiye Uwiteka. Kandi ku murongo wa kabiri haravuze ngo nk'uko imisozi gusa Yerusalemu ni ku Uwiteka gota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Ariko haleluya, barokora, Imana ishimwe. Bibiliya ivuga ngo iki? Nkunda umugabo witwa Obedidomu, ndamukunda ni ukuri kw'Imana. Obedidomu uvugwa muri Bibiliya, iyo utarasubizwa bakwita Obedidomu, iyo wasubizwa bakwita Obedi. Abantu ni danje. Muri iki gihe witwa Gororiyoza utarasubizwa, iyo usubizwa bakwita Gogo. Abana byihorere. Hanyuma ba Beatrice se muracyabumva? Ni ba Beti. Uwitwa Beatrice ni umuntu utarasubizwa, ariko iyo wasubizwe tayari ni Beti. Ariko hari n'umuntu wajyaga bita Sekimyira, abonye amafaranga bamwita Senkimiri. Abantu ni abantu byihorere, abantu twarabatahuye. Iyo ukize baraza, wakena sho bati pfupfuye ntazuka niyo yayo, ntabwo twe twagukenesheje. Ariko turashimira Yesu wakabyara agaheka. Utarabona abakire n'abakene, avuga ngo yemwe n'abatagira shinge na rugero, nimuze mbabere shinge mbabere na rugero. Twese tubwire ngo amen. Mugabo birivuga ngo abafilisiti bigeze bajya ku isanduku y'Uwiteka, barayinyaga baragenda, bayagenda ikigirwamana cyitwaga Dagoni. Uzi isanduku baragenda Abisirayeli bari
w'intwari ni Sabyezi. Nageze nabona gatera Patrick abantu bajya gakora amasengesho bakiyiriza ubusa bakicara bakarambya ku karago bakinginga Imana bagakinjika kabero kakananirwa bagahindukiza gatako kakananirwa. Yo mana we ibintu bigakomera. None ubu ngubu dusigaye dusenga mu gisirimu, ni ugusenga teremunsi iri ku museko hanyuma ibintu bikomera ushyiramo kamo. Izi mbaraga ze zazatugeza ku bunani ndakurahiye. Erega mwirenganya abantu pastor, mwirenganya abantu no kuri kw'Imana twajwe mu zavahise. Izi mbaraga zavahe. Uyu muntu udasenga wera kwa mbere agahora mu biryo nka kamamiro, kwa kabiri mu biryo, kwa gatatu mu biryo, kwa kane mu biryo, kwa gatanu mu biryo. Hanyuma n'amasengesho asenga ni Sabyeze mu gitondo, ni Sabyeze ni saa sita, ni Sabyeze akafatiye mu isoko miru akabigase kwa nkakaza ariko byose ni handiraga ibintu byarakomeye. Baravanga uvuga butumwa ryangeresetsa abantu ariko ndamaze. Ese tuzagira imikasiro yose y'isi. Upimye imitima y'abantu wasanga bamwe bagiye kurwara imivuduko kubera ibibazo. Abantu bafite ibibazo yewewe. Uretse gukatira ahantu hanyuma birangize ngiye kubona mbona umuntu w'umudamu arahansanze kikarabaye no kuri kw'Imana. Kandi nari ngiye muri Gobyora ari jyenyine ndamuheka muki asangamo nijoro no kuri kw'Imana. Ndataha ndabigenza gute? Mbwira Imana naruhare nabigize muri yo yayo, nta butumwa nishe sije nanjye wamuzanye umubona kandi uzi ko ari jyewe hari jyenyine, ibyo birakureba. Ubundi nta gitsina gore kigendana n'igitsina gabo ngo bajye gusengera mu butayu honyine. Uko nzi umuco w'abantu b'Imana. Nta n'umukobwa ufata umuhungu ku rutugu uko nzi uko umuco w'abana b'Imana. Hanyuma bikigira ngo atese muko kuri ufata umuhungu ku rutugu agatego atese musaza wa atese mwene data bari mwene sosore mwene nyokosha ariko byore yagukora agatoro gacitse wangu. Ariko mwari mwagira imbaraga zirenze za Samusoni Delila ntiyamusinzirije ku bibero bakamunogoramwo amaso bafitiye ugahita ruhwandamo. Uzi ufite izinganiki ariko mu bintu byarindaga abantu b'Imana barindwaga no kwirinda. Ariko ubu ngubu ibintu byarakomeye hanyuma byabaye isosi n'isupu byose byabaye agatogo no kuri kw'Imana. Reka twaragendesheje pastor mwirenganya abantu, masengesho yarabuze ntayo. Y'abantu barasengaga bumvaga ijwi bakatira icyo aho ngaho nta mukobwa ujya gusura umuhungu wenyine. Ariko muri iki gihe cya none aritora akajya kumusura yahagera Satani ati ndaguprofise muprofitiye mu kavuyo mu kandi kanya gatoya hanyuma akajya kubona akabona inda arayihetse. Bifata biragoye. Aleluya. Ngombaganije nabi ntabwo ari nabi. Ibi niyo bituma abantu bajya mu ijoro. Ariko dufite abantu batubwira Imana nabi, batubwira Imana igabura, Imana yambika. Gusa abantu bose yarabagaburiye, gusa abantu bose yarabambitse. Gusa ntawe uryavuye guca inshuro ntagahingira icyatanu hanyuma ikiro kiro inangazi 550 banza 70 y'ibishyimbo si 1000 ngaha. Gusa urumva wahingira icyatanu nta mboga nta n'ibijumba birimo. Usaba abantu bose niko bashobezwe wabyihoreye. Hanyuma kuri kalendari y'Imana umuntu wese agira samudi yiwe, kandi kwihangana kwacu niko tuzahererwa ingororano mu gihe tuzaba twanesheje. Nubwo kunesha binaniye abantu muri iki gihe cya none, ariko nicyo gikwiye umugenzi w'Isiyoni. Twese haleluya. Bagenda bageza Dagoni, babwira Dagoni bati Dagoni ngoce, kuko Imana yacu yageze ibigirwamana byose biratuza bigaceceka, kuko Imana yacu iri hejuru y'ibintu byose. Imana ihimbaza. Na babandi bajya kuraguza ajya kubita utuza ati nagiye musambira, asanga umusambire warayiguye ku rugo siga bahamba ndahambira akakaya bakareba akabona ntibivamo abakamubwira ati naho Imana. Na babandi babandwaga barabongoga bahorana Imana ryangombe, sinigeze mbandwa ariko narakopeye. Bishaka ngo Imana iri hejuru y'ibintu byose. Yewe Yesu we waramamaye, aho ugeze hose bagukurira ingofero. Mwanyikirije haleluya. Nawe jya umuziki mwiza wangu, nawe ntukampfunyikira amazi. Twese haleluya. Bati Dago bati tugize umusha tubonye Imana y'Abisirayeli wadukoraga imitangazo uri Dagoni wenyine, none tubonye Imana y'Abisirayeli imwe igihera iburasirazuba indi ihera iburengerazuba, muhuriza hagati mudukore imirimo n'ibitangaza. Ndebera Dagoni babwira Dagoni kati tugiye kuryama ube maso uducungire Imana y'Abisirayeli. Hanyuma mbese muri make dore nishyitse. Ndebera Dagoni bacungishije Imana y'Isirayeli.
bajya kuryama, ngo bajya kuryamira ngo toke dago barakunshungishije, hanyuma ngo iva mu isanduku, ngo ive mu isanduku irazegera Dagoni iti niko Dagoni ngo ce, none ko bakubwiye ngo ndinde, hanyuma utanga urubyaro, Dagoni ngo ce, utanga imfura se, Dagoni ngo ce, none se basi byibura utanga mituweli, Dagoni ngo ce. Ndashimira Imana, nanjye Imana yampaye mituweli, barikomeze guhimbazwa. Kandi iyo mbivuze ugira ngo ni ibintu byoroshye, ngiye mbiha agaciro. Ubu nshobora guhagarara hano nkavuga ngo Imana ishimwe, naraye ndiye umukire, utisubire ntashimye ni ibiki, abandi bariho barava bashaka uturayi n'ubugari, ati none uro cyavuga umukire, ariko ngiye kubera ko hanyuma nkubonye mu gihe nawe usengeye mukeneye, hanyuma nkumva ko Imana yakoze igitangaza. Ikibabaza muri iki gihe cya none ni uko abantu batagiha agaciro ishimwe rya bene se, ari nacyo kizatuma abantu Imana ibakora imirimo n'ibitangaza, aho kugira ngo bashime Imana akavuga ngo kugira ngo nyishime, hanyuma nzashimira mu mutima, hanyuma kuko iyo shimye bashyiraho komantere akumva n'intego y'abadayimoni. Dagoni ngo ce, none se basi byibura utanga urubyaro, Dagoni ngo ce, utanga inkwano abahungu bagiye gusaba se, Dagoni ngo ce, basi se byibura utanga amajyambere abakobwa bagiye gushyingira, Dagoni ngo ce, none se Dago ushoboye, Dagoni ati ntacyo nshoboye. Noneho irabwira iti ntabwo niburambureho ikiganza cyanjye, kuko ikiganza cy'Imana ni cyerejwe kuramburirwa abera. Noneho igira gutya isunikisha amano, Dagoni igwa yubamye, ngo igwa yubamye, ngo birangize bavuga ati ndaguhamije, hanyuma bazaze, hanyuma niba barabihana bazahita bihana. Ngo bajya muri nibatura basanga Dagoni yaguye yubamye, bati se Dago, bati kumbi, bati wabonye Imana y'Abisirayeli urangije usinzira ubuticura wibagirwa ko bwakeye. Babwira Dagoni bati oke, bati Dago, bati reka twongere tukugaganyuze hanyuma tukwegure. Mana we muzakanu mbese muri makeya urumva yari yaguye yubamye Dagoni. Ngo birangize barongera baragaganyuza baterura cya Dagoni, barangiza ngo baragaganyuza barabwira bati reka twongere tugusudire aho wari wakimbukiye, hanyuma turangiza uzakomeza ukora imirimo, dukomeze dukore imirimo y'ibitangaza. Barasudira, hari igihe umuntu yisudirira muri korari, ariko yisudiyemo ntabwo ari umwimerere, yisudiyemo. Uyu muntu wisudiye ibeshe se umubwire ngo gahunda dufite igikorwa hanyuma cyo kugura ibyuma, akubwira ati ni ibintu ntidange, inzara yarateye, ibiciro ku isoko byarazamutse, natwe ntabwo tworohewe niyo yawe, ariko perezida ati ntabwo ujya umenya ko dushonje. Kumbi yarasudiwe, ntabwo ari umwimerere, ntabwo ari umuterano. barasudira harya umuntu yisudira mu bakristo, hanyuma akanyaza akajya kwigamura ryera, ariko ukaba utamubaza umurimo, hanyuma ujyanye n'abanyetorongo uguhe n'ukuri kw'Imana. Kumbi yari yisudiye ku bakirisitu, ariko ntabwo ari umukirisitu w'umwimerere. Hanyuma Imana ituganze. Aleluya badiye, muranyihoreye se mbabwiye nabi n'ukuri kw'Imana, n'ukuri kw'Imana ntabwo mvuga nabi. Uze navuga nabi n'ibi biro byanjye mfite bigana gutya, se nakwipfusha rugahita ruhwaniramo. Ngerageza rwose bwo kwimahororeza kugira ngo ndebe ko nasunika nkamara iminsi, ariko wabyihoreye. Barikomeza gutya na mama shase muzamuhaze ko njya mubwira nabi, ntazajya umuntu utubeshya, umuntu umubwirwa n'uwo babana. Ariko mu rusengero twese ubona turi abatagatifu
mutagatifu, ariko iyo tugeze muri karitsiye cyangwa tugeze aho dukorera, hanyuma nibwo umenya ubonanye n'umuntu mwadikanije ibibanza aho mucururiza, hanyuma nibwo umumenya ko ari umukirisitu cyangwa atari we. Harimo abantu bisudiye neza, umuntu akaba akisudira mu kidiyakoni, ukaba utamubwira ngo diyako bajya guhanagura kuri tuwarete zanduye, agahita avuga atari kuzabaze wangu, atuzabaza. Ariko mu nama hanyuma abantu baca, abantu bakoze amadega, ati nateyemo, ati gahunda hari icyo muvugaho, aturiye yaratunaniye kuva yahamagarwa ntabwo nigeze mubona. Oya 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 oya, uyu yarisudiye ntabwo ari umwimerere. Haleluya. Ngo muranyibere nanone twese haleluya. Basudira Dagoni, barayisudira baragatumva. Noneho ube maso, mbese ntusubire gusinzira ibitatu by'ibyo usinziriye. Imana yavuga ati okay, barongeye baragusanasanye Dago, ati baragusudiye urebe. Dagoni ati ntacyo, ati mwabyihoreye ko mwankoreye agataro gacitse ahubwo ngiye guhura n'ibibazo. Ngo birangize ngo barasudira bajya kuryama, bagiye kuryama ngo Imana isohoka mu isanduku nanone ihengera basinziriye, irazifata cya Dagoni, irakibwita ndaguhera mu mizi n'ikindi gihe kugira ngo atazagira umuzi uzazengereza abantu b'Imana. Bari basudiye Imana. Nuko ngo birangize irazita ndaguhera mu mizi, none ihera mu mizi ikagitigisa, mbese kugira ngo yumve ko imizi yose izarangira. Irangije ngo yumvise imizi yose yanengekaye, hanyuma ngo ihita ishinguza, imaze gushinguza ihita ikubita hasi, hanyuma igihanga n'igihimba n'amaboko n'amaguru kimwe kijya hariya ikindi kijya hariya. Ngo birangize iravuga ati bazongere bagusanasane, bazongere bagusudire ndebe Dago. Erega hari igihe kijya kigera umuntu agatekinika, akajya tekinika ukuntu, ariko agatekinika Imana ngo iti nugutekinika, ariko byanga byakunda hari umunsi utazatekinika. Hanyuma ndabyibuka, sinzi niba hari umunsi nigeze mbabwira ukuntu nigeze ndeba ukuntu umuntu ahinga umuceri, yarangiza akawusarura akawujyana ku mashini kuwutonoza, hanyuma ugeza ku mashini hari igihe mbese makeya usanga umuceri wakase imashini, hanyuma iryinyo ry'imashini rikoreka umuceri uwutonora, hanyuma ukajya ukata ukuntu, ugahita ukatira mu mufuka, hanyuma byarangiza ugahita wicoka mu mufuka, hanyuma byarangiza hanyuma imashini ikadoda, yamara kudoda bakazawukura mu mashini bakajya kuwucuruza, bawujyana mu mangazini, abantu bakazaza kuwurangura bakajyana muri botike, umuntu akaza kuwugura, ugakomeza ukatakata bagashyira muri amvirope, amashashi ntakibaho, hanyuma ukomeza ati naho nzakata, yamara kugera mu rugo akawushyira ahantu akawutora, ati naho ndagukata nseseremo, hanyuma byarangiza agashyira mu nkono, hanyuma akabanza akawoza, ati n'amazi nayo ndayakata, hanyuma agashyira mu nkono agacanira, ati umuriro nawo ndawukata, uriya ntabwo ujya ushenda kurahiye, hanyuma byarangiza bagashyira ku isahani, ati naho ndakata njyeho. Ariko hari ahantu utarenga nshuti yanjye, iyo ugeze mu kanwa imashini yitwa kanwa, ndakurahiye ipfa kumva gatoya iti tutu tanga, ntabwo uri buharenge ayi ubugingo buzabona Imana we. Uku niko nubwo abantu bakatakata, hari aho tutazarengana kuko Imana nibyo tuzaterana, nibyo dusenge, nibyo tuhanure, nibyo tubwirize, nibyo tuyobora, nibyo. Ariko byanga bikunda hari aho tuzanyura, umuntu wese akahakizwa nuko yubashye Imana ahagaragara n'ahatagaragara. Wayikomeye amashyi ko ntacyo bitwaye twese, haleluya. Imana ishimwe. Ngo birangize hanyuma mu gitondo baza muri Nibaturere, baje kureba Dagoni, bareba sudiye ngo barebe uko byagenze, ngo baze basanga noneho Dagoni Imana ya Isirayeli yayiranduranye n'imizi. Hanyuma kwihana ni ukurandura, iyo wihana bica hejuru kuzabona Imana ntabwo byakorohera. Ngo irarandura, hanyuma ngo basanga yayiranduranye n'imizi, hanyuma ngo isanga Imana noneho ngo basanga yabaye ibipande, bati turabigenza gute noneho. Ngo birangize ngo bahamagara umupfumu, araza baterera tuyuzi, hanyuma arababwira ati none iyi sanduku imaze igihe kingana iki aha ngaha? Baramubwira ngo yamaze amezi 7. Barabaza ati arababaza ati none se mwigeze muyiha amaturo? Atoya. Ati ntabwo tuzi ko batuye Imana y'Abisirayeli, tuzi ko batura Dagoni. Kabiri, mwigeze muyitambira se? Ati ntabwo tuzi ko batambira Imana y'Abisirayeli, tuzi ko batambira Dagoni. Arababwira ngo kuba mutarapfa ngo mushire muracyagira ubugingo. Baramubwira ati sicyo tuguhamagariye, tubwire icyizere tubiva aha ngaha. Arababwira ati dore uko gahunda zimeze, ati mufate mucure ibibyimba mu izahabu n'imbeba mu ifeza, nimurangiza mushyire mu gasanduku, mushyire hejuru y'agasanduku, mushake inka z'imbyeyi zifite inyana z'imitavu,
sanduku mukubita mwerekeza muri Isirayeli, nimugira amahirwe murabona zigiye, ariko nibona zitagiye mumenya ko amahirwe, hanyuma ibintu byakomeye ngo birangize babikora bihuse. Buriya iyo ibintu byakomeye nibwo abantu biga kwihana, ariko iyo ari amahoro asanzwe ahangaha reka nta no kuri kw'Imana cyakubura ukuntu muri korona abantu bihanaga batiri ntihana irantambikana nta mikayi nawe nta mikino yari ifite nta bintu byinshi nta ruswa ndakurahiye karakaraka. Iyo yazaga kuba ati barakuntu yaragutambikanaga wangu no kuri kose. Ndashimira Imana yaduhagazeho, twizamurira amaboko Imana ishimwe. Reka nawe uri kugenda nk'abandi, ninde se ushaka kugenda ngo tumusabire agende, wamukura heza n'umukecuru abavuga ati buretse gatoya gupfa so kuzinduka. Haleluya, haleluya badi, nanone haleluya. Ndagoye se ko mundakariye. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo birangize hanyuma ngo bakubita berekeza muri Isirayeli. Imana iravuga ati okay, nashaka kugira ngo ngaragaze icyubahiro cyanjye, kuko nubwo abantu bananirwa ngewe ndihagije. Imana nikomeze gushimwa. Erega ubundi twebwe gukorera Imana n'inyungu zacu, kuko Imana irihagije, ifite uburenganzira bwo kwiterera ikaniyikiriza neza neza, hanyuma mbese nta muntu ubigizemo uruhare neza, ibintu bikembere. Ngo birangize nta baterankunga ikenera. Imana ikeneye umuntu ukijijwe ku giti cye, nicyo kintu Imana ikeneye, ndakurahiye. Naho abantu babaterankunga nta bikeneye, ndakurahiye. Ngo birangize Imana ujye muri abo bana mu gatwa. Satani n'umugome turi mu ijambo ry'Imana, we bajya kubona ukabona agakubise ku ntebe amenya akavamo, kandi ntabwo ugifashijwe, ndakurahiye. Ndashwe Satani n'umugome birangije Imana we ndashimira Imana yo kabyara gaheka. Ngo birangize hanyuma ngo inka ngo Imana ibwira za ati mukomeze tugendere, ati nagira ngo nereka abafilisitiya hanyuma ko nubwo Abisirayeli barangara yewe umurimo wanjye mubereye maso. Hari umugeze kuza avuga ngo itorero ngo ryarapfuye, Imana iramubwira ngo ntabwo itorero ryapfuye, hanyuma nubwo wasigara urumwe Imana yakubona nk'itorero. Abibeshya ngo itorero ryarapfuye ntabwo ryapfuye, ntabapfira gushira, ndakurahiye. Imana ishimwe, kuko ibyakunaniye hari abandi babishoboye, ntihazajye umuntu ukubeshya. Twese haleluya rero. Hari abantu cyangwa bajyaho bagahita bavuga itorero bakavuga ngo nyine ngo nta bantu bagikizwa, ariko ntabapfira gushira, no rwose ntabapfira gushira. Harimo abantu bagikijijwe bacyubaha Yesu, bakizi ko hanyuma kwihana icyaha ariyo ndangagaciro y'abana b'Imana. Hanyuma atari kwa kundi umuntu avuga ati nzaririmba nkiririmbira hejuru, nzahanura ngihanurira hejuru, nzasenga ngisengera hejuru. No, hari abantu bagifite indangagaciro z'agakiza zo kumenya neza yuko icyo dupfana na Kristo ari ukwihana ibyaha, hanyuma nta bundi buterankunga Yesu adukeneyemo. Gukizwa kwacu ni inyungu zacu, hanyuma gukiranirwa kwacu ni igihombo cyacu. Imana idutabara. Birangije ngo zigenda zabira, hanyuma ngo zitumukira mu murima w'umugabo witwaga Yowasi, zirasanga abagabo 70 ngo bakiza baza kurungurukamo. Yari igifite uburakari. Imana igira akara ntihazajye umuntu ukubeshya, hanyuma igihe bavuga ngo Imana ngo igira impuhwe, nibyo ko kugira impuhwe, ariko iyo uyinaniye ewa ni ukuri kose irabirangiza. Niba mugiye ndabeshya muzasome Bibiliya, bene Kora hanyuma bijojoteye Mose aravuga ati nubica urupfu rusanzwe ntabwo uzitwa Imana yanjye, ntabwo bazemera kuri Imana ishobora ibintu byose. Iravuga ati wa mugani nibica urupfu rusanzwe sinzagaragaza kwera kwanjye n'ubumana bwanjye. Ngo ihita yasamura ubutaka ishunguriramo, izana agasima ikora finesaje. Iravuga ati n'ikindi gihe ntimuzongere kumenyera shawe. Icyo dupfana nayo ni ugukiranuka, turi ku ijambo rivuga ngo uneshe. Imana nikomeze guhimbazwa. Erega dufite abantu barimo barwana, ariko kunesha byarabananiye. Umuntu w'umukire yigeze abwira Yesu, aravuga ati wampaye akazi nkagukorera. Yesu aramubwira ati nguhaye ko muri tuwarete, ujye unkora amasuku muri tuwarete. Yari umukire wangu, hari abantu babakire ubundi. Noneho Bibiliya avuga ngo nuko Isaka ngo abibira muri icyo gihugu ngo kugeza ubwo yakize ngo aragenda bumukire cyane. N'Imana izikora abantu babakire. Yari umukire rero, abwira Imana ngo shingiye ku bintu wankoreye, ndumva ashaka ko wampa umurimo nkagukora nanjye nkakwitura ibyo wankoreye. Iramubwira ngo umurimo nguhaye jya unkorera amasuku muri tuwarete. We data we, ngaho ndorera rero, ndorera we bakujyanye kuri tuwarete, ndebere ko wabyihanganira. Ntimumuseke, uretse umwuka w'Imana wagushoboza ibintu n'idange. Ngo birangize hanyuma yewe data we, hanyuma ngo arangije ngo akajya azinduka atarabona nko mu masaa 10, ngo agahita azinduka hanyuma nta muntu urabyuka, akagenda akajya muri
tuwarete agakora amasuku yamara gukora amasuku agahita akata ntawe uramubona agahita asubira mu rugo akazagaruka mu materaniro nk'abandi bose mbese muri makeya ngo birangize Imana iramwitegereza iramubwira ngo barakubeshye cyawe iramubwira ngo kuko unzi icyubahiro cyawe none icyanjye nzakibona gute iramubwira iti wankoreye ku mugaragaro abantu bose babibona ati karabanye iyo ngeze mpita nibuka mva Nyaruguru nageze hariya Impare hanyuma birangije hanyuma bampagarika ku budiyakoni ndi umudiyakoni usengeye no kuri kw'Imana ndasengeye hanyuma sivukure ndasengeye n'ikimenyimenyi nasengewe n'umushumba mfukamye nanahumirije uretse ko muri iki cya none hanyuma abantu bajye niyo tugiye gusenga abantu bose usanga bakanuye kandi gusenga ni uguhumiriza ukegekaho iyo ukanuye ibintu birakurangaza ugakana ubundi abakanuraga ni abadiyakoni hanyuma bareberera itorero hanyuma ngo barebe nk'umwana ugiye gukubagana cyangwa se umujura kuko abaza mu rusenge bose ntabwo ariko bakijijwe hariho n'uzagira ngo arebe ko uhumiriza gatoya wahita akora mu isakoshi hanyuma nibo muri mu badiyakoni bakoraga barakanuraga ariko muri iki gihe cyane n'utari umudiyakoni dusenga bakanuye amaso oya ntabwo ari uwo muco nuko ngo birangize hanyuma ngo mpagere hanyuma bari abantu babiri bari abayobozi babiri umwe ashaka kumpagarika ku budiyakoni none birangije hanyuma undi aravuga ati wihagarara hanyuma anyinjizamo ku ngufu ndabyutse naratanze n'igaburo ryera hanyuma birangije haje abashyitsi nako yari umushyitsi umwe arangije araduhanurira ahita abwira uwo muyobozi wanyinjijemo arambwira ngo amuhaye intashyo yewe arambwira ngo imijugujugu ngiye gukubitwa ngo nzayihangane bamuha mitasi yaga ingoma bahita batuma ku mudiyakoni aramubwira ati Gatera genda umubwire ngo agenda akurikirane korari iby'ubudiyakoni naba byihoreye bande mubiriza ndashaje nta n'icyaha nakoze no kuri kw'Imana ariko n'abasaza bakora ikidiyakoni ahubwo nta cyaha nari nakoze ikintu gikuru umuntu mu mudiyakoni ni icyaha iyo ushaje urakomeza nyine ukajya udiyakona ko ushoboye icyo nkunda Yesu ntaruhanya ntabwo ari nk'abantu hanyuma nushaka ujye uhanagura intebe cyangwa se urebe akantu kaguye kuri mwene se ugahungureho burya ikidiyakoni uba ugikoze biba birangiye erega umurimo w'Imana ntabwo ugoranye ni uko Imana nuko ngo birangize barampagaritse bampagarika Imana ireba no kuri Imana barampagarika tu neza barampagarika ireba nta cyaha nakoze no kuri Imana neza urumva bandebye ubuturage bandeba ubuzahare nari nkiva muri Nyaruguru baravuga ati ngo ntabwo akwiye kuba mu bantu ni Yesu abantu barabeshya ariko Imana tutabana Imana ntabwo ari nkabona cyari cyo gituma nzayikunda ubuse murabona harimo mbaga neza mwese mukantega amatwi ubuse nizanga sinize guhera mu wa mbere kugeza mu wa kane nk'igi nagira mu wa kane gasanga biga igifaransa ko nakirebaga nkareba nk'ireba televiziyo icyo namenye nicyo kuri tuwarete kivuga ngo tuvude mandera permission dare ara tuwarete nicyo cyonyine namenye ariko wabyihoreye tugira abantu batubwira iyo bageze ntibatubwire iyo bapfuye hanyuma se winkanga naho wapfuye aho wapfuye ntabwo hari horoshye ni Yesu utabaye ejo bundi mureke tworoherane tujye mu ijuru rizajyamo umuntu uciye bugufiya uwishyize hejuru ntaryo azabona no kw'Imana hanyuma na Yesu muzamubaza aho yavukiye yageze gukira kwa Herode nta bushobozi afite bwo kubukira kwa Herode aramanuka ajya mu muvure w'inka aravuga ati hanyuma abantu mwese hanyuma ndajya ahoroheje mu gisogoro ujya ashaka ajya mbona hanyuma ko nazi ko nari danje hanyuma navukira kwa Herode hazajya abakira abakene batazajya ariko Yesu urakabyara ndakwemera ngo birakomeze guhimbazwa ubuse Yesu ko atatanze akazi ko atahamagaye ngo agenda here hanyuma ahantu mbese muri makeya akaza agahera hasi uzarabona muri covid bari abantu baterura imizigo hari ugeze rwara covid ariko uzareba dusaba intebe Yesu aratuzi niwe nyangamugaye kabandi babikiye no kw'Imana nuko ngo ariko bandafashwe no kw'Imana ngo birangize barampagarika hanyuma abantu b'abajyanama nabo baraza bangira inama tujya kwa mushumba umubwira akarengane kawe ndamubwira ntiburetse gatoya ntabwo Imana ntabwo bampagarikiye icyaha nakoze icyo cyonyine niba Imana izahemba abadiyakoni kuva nta cyaha nakoze nanjye izampemba mpita nsuzugura abazimu ndavuga nti okay satangiye kugusuzugura nubwo ungerageje ariko ngiye kugusuzugura nkwereke ko hanyuma ikidiyakoni atari ukwicaza abantu hanyuma no gutanga no gukora protocol ukuntu no kujya mu gikoni hanyuma no gukoropa muri toilette nabwo ari ikidiyakoni mu ijuru bahita bagusenyera kandi kiriya ni ikidiyakoni gikorwa n'abakeya ariko abibyihorera hanyuma
ndangije mpita ngenda dukora inama y'abakirisitu, mbwira mwarimu ndabwira nti mwari ngewe ndabisabiye, hanyuma abantu bose bakoraga amasuku muri tuwarete hanyuma bahite bahamharira n'igihe uzajya uyakora. numvaga ashaka gusuzugura abazimu. nazaga muri korari narangiza tukarepeta, twamara kurepeta abaririmbyi bagakoropa mu rusengero, ngahita nuka nkajya muri tuwarete, ngahita ngera ngakoropa muri tuwarete, hanyuma niba hari n'abasanduje hanyuma nkazikoropa nkazana amazi nkazana utweyo, hanyuma nagize ngahita mbwira Yesu nti mwami wabambi Yesu ntundebera ahangaha no kuri kw'Imana, Imana ishimwe. numva asuzuguye Satani. hanyuma naje kwimuka, maze kwimuka ngigisanze ndi umukristo kandi nari umudiyakoni. hanyuma birangize Yesu ntabwo abura uko agenza, bashobora kugutenga mu isi ariko mu ijuru bataragutenze, ijuru rigakomeza rigusinyira. bashobora kugutengura mu isi ariko ijuru ryaragutenze, hanyuma ukajya ugenda ukora akabyizi k'ubuntu mu ijuru ntaho bakwandika. ijuru riteye ubwoba no kuri kw'Imana. ngo birangize ngeze igisanze masanga umwarimukazi utagiraga umufasha kuyobora amateraniro, arangiza arambwira ati tunyoborera amateraniro. yewe we kumbwira ngo yobora iteraniro ni nko kubwira ifi ngo jya mu mazi. yewe mana we, nyobora amateraniro ibintu birakunda. nahavuye ngaruka Musange, ngaruka ku kidiyakoni cyane. ubu ndi umudiyakoni personeri, hanyuma silivupure ndi umudiyakoni awubunguranye. n'igaburo ryera ndaritanga n'ikimenyimenyi. aho nagiye mu ivugabutumwa iyo mpuriranye nuko bagiye ku igaburo tayari nanjye bitantondaho, nkavuga nti nzajya nkurya Yesu, nzajya ndya umubiri wawe mwe n'amaraso yawe nkunogonore mpaka byose iwacu. mpageze ndamurya, hanyuma ngasa na wa mwana ufite iwabo no kwa nyirakuru, hanyuma no kwa basawo no kwa banyirasenge. aho ageze hose aryayo, ariko ni kera ubu ngubu banze batabiguha. ibintu byarakomeye kuri kw'Imana. urukundo rwarakonje, mureke twemere rwarakonje. urazi kera umwana iyo umubyeyi yabyaraga umwana yahitaga ajya kwa nyirakuru no kwa sekuru, ariko muri iki gihe cyane aravuga ati irwarize bi nanjye nakureze jyenyine sinabivamo niyo yayo. urukundo rwarakonje, tugeze n'aho abantu bafitanye amasano basigaye ibintu byarakomeye. uwo muntu twahuriye aho hantu yambwiye amateka yashakanye na mubyara we, arangiza ambwira amateka nyirasenge amukorera, ambwira ukuntu amuroga ku rwego ruteye ubwoba. hanyuma nta tungo rishobora kuza ngo rize mu rugo, n'umuragije inka, hanyuma ngo iyo inyuze kuko ngo baturanye, ngo iyo ije mu rugo hanyuma ngo ahita ashumuriza ibikwaje nabyiwe, hanyuma ngo akajya kubona akabona umurongo w'ibimonyo. abarozi bariho uretse Yesu ugira neza, akabona umurongo w'ibimonyo ukaza uvuye iyo ngiyo, hanyuma kwantuza kwa nyirasenge ukaza urombereje, ukagenda mpaka ugahita utungukira mu kiraro, hanyuma iyo nka itangira isogobera nubwo wayigaburira akajana, hanyuma nyirayo akaza agahita ayitwara. abantu babi bariho, utagira ngo niba Yesu akugiriye neza akaba akurinze, utagira ngo hari nuko hari izindi mbaraga, nuko Yesu agufitiye impuhwe. ubundi abarozi bariho, ni ukuri ko Imana bariho tu. umuntu arakuroga kandi sisiteme abadayimoni bafite. ubu usigaye umuntu asigaye agenda akajya gufunguza, bamufungurira agahita agenda akajya kuyatongera, hanyuma arangiza ugahomba ureba neza ugataha. intego dayimoni afite niyo kwangisha abantu abandi, kugira umuntu wese abure impuhwe mwene se. twajwemo, nimushaka mureke dusenge tutisengesheje, twese tuvuge ngo amen. yo mana we, birangise ngo barungurutsemo iti barinze abantu baramuri he, ibirabarambitse irabanogonoye. uwitwaga Uza nawe araza, hanyuma ngo Imana itsikiza inka ajya kuramira, ngo ajya kuramira nawe imutsinda aho ngaho. amakuru aza mukagera kwa Dawidi, aravuga ngo Uza n'abagabo 70 irabarangije irabishe ruhwaniyemo. bafata umwanzuro wo kuyijyana kwa Obedidomu, ngo bayijyana bazi ko bagiye kujyana ngo imurangize, ariko kumbi bari bayijyanye batabizi, ahubwo ari kugira ngo bayishimuse bayajaje umuntu Imana yavuganye nawe. ndashimira Imana, biravuga ngo useka asuzuguye abasunikira ku mwami wanjye, ikaba ngo hari kurira kwarara umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. ariko haleluya, Imana ishimwe. ngo barayijyana bayijyana hatabona, baragenda bashyira imbere y'umuryango kwa Obedidomu. Obedidomu ngo abyuke mu gitondo, araza asanga yaragiye gukubura ngo aze kugera ku rusengero, hanyuma atakererewe. ariko mwagiye mureka tugasenga tugaha Imana umubyizi wuzuye. niba ari amateraniro ya 3 tugatangira 3. murambwiye ngo wowe no kuri wo mu cyaro, hano ari mu mujyi. umugabane w'umukiranutsi wo mu cyaro n'uwo mu mujyi ni umwe, kandi umugabane w'umukiranutsi wo mu cyaro n'uwo mu mujyi ni umwe, umugabane w'umunyabyaha wo mu mujyi n'uwo mu cyaro ni umwe. hanyuma ntazagira umuntu ukubeshya, kandi Imana ishatse yakora ikintu gituma umuntu wese aza kuyishaka.
mbabwira se ukuntu hanyuma uwo yambwiye ukuntu uwo nyirasenge yatereje umwana w'umuhungu washatse, hanyuma amutereza ibikwajina, ananirwa kubakana n'umugore we yashakanye. harimwe ngo bararwana, bamaze kurwana hanyuma ngo basenya n'urugo, igiti cyica uwo mukazana we, ngo kimare kumwica agenda avuga ngo hanyuma ngo nyirabukwe ngo niwe wategetse umuhungu we ngo amukubita agasuka k'agacyamuro mu mutwe. hanyuma umuhungu yahise acomoka, baragurutse, amaze kuguruka hanyuma birangije abayigiriye i Kigali. ejo bundi niba barakoze ku giti cyabo abatekinisiye bariho no kwigubana, hanyuma umuhungu abahutse nk'iyagatera, abaraje amaze kuza, hanyuma habe guca kwa mama we, hanyuma ahita akomeza habe no guca kwa mushiki we, afite mushiki we uturanye n'uwo mugore we, iwabo w'uwo mugore we, abararombereje abagiyeyo, amaze kugerayo hanyuma birangije, hanyuma ngo yagarutse saa 7 z'ijoro, arara kwa mushiki we, mu cyumba arayemo haba harimo sumu ya panya na wa muti w'inyanya, hanyuma ngo yarabitobye ahita abinywa, hanyuma bucya bamwe bahita baterwa bajyana kwa muganga, hanyuma kwa muganga barasanasana iminsi ikicuma, hanyuma birangije nyagucwa ahita amutereza ibintu bituma avuga ngo mama nabo tuvukana ntihagire ungeraho, ndashaka umugore wanjye. hanyuma birangije niwe wamugiyeho, arangije urumva ageze kwa muganga barasanasana ubuzima buragaruka, ahita ahamagaza ribu areshya, bahita bajya kumufunga ruhaniramo. abahanga bariho ariko Yesu atugire neza, twese tuvuge ngo amen. Birangije yageraga mu Kabededom, abona niyo asanduku, yaraza amateka, yumvise amateka, ati obe, ati mugabo wanjye, ati ndayibonye, ati ratumaza. noneho Obededom ati sheri, ati nini? ati ya sanduku yareshe uza n'abagabo 70 ngimbere y'umuryango iratumaza. Obededom ati uretse gatoya, ati wivunika, ati zigikunda nkamenya nibyo yanga, ati ikunda abantu bezwa ikanga abantu bakiranirwa, ati ngiro tubanze twezwe rero, yazagira umuntu kubeshya, nusenga utezwe uzaza ushyushye intebe, tuvuge ngo tuzajya mu ijuru kureba bariyo bande zose uraha mwana, tuzagenda mbere muri ako kanya, kwa datani mu ijuru tuzagerayo, yaba warubizi yaba wabimenyaga, ubitire igindi wa mana, ingiriza mana ntibanga, fata inkoni nkwereke ibindi mana bikubite, tuzayatera ari urufaya, ariko ndakurahiye nusenga uteze ntaryo ngo kurinzira ku murimo gatera Patrick no kuko Imana hose ntabwo nzapfunyikira abanyarwanda. oya gusenga no kwezwa. Haleluya. Njye mpamagarwa Imana arambwaga ngo nzayikorera, nashingira kuri taye kuyo nize aho numvuka gasanga ntibivamo, hanyuma se uzabaza uretse n'ahangaha ni Kigali njyayo, na ya karita y'i Kigali imukoza ku modoka nanjye ndayifite, ariko mandishimo cyane ndashimira Yesu. hanyuma se ntiyari Imana bataragera i Kigali, se njye mbiha agaciro. Erega nuko ibintu byose twabyoroheje, ariko ntabwo ibintu ariko bisanzwe. Yesu wagiye ugira impuhwe nyinshi n'ibambe, ndagenda nanjye nkahita njijisha, hanyuma ntabwo iyo ngiye mu modoka ntabwo nshobora kujya imbere, ndabanza nkajya ku mwanya w'inyuma nganya ncunga uko babigenza kugira ntaza guseba. ushobora guseba da, sinigeze gusebera hano hirya, sinigeze gusebera hano hirya hano kuri Mohuye, igihe nanjye gusenga asaba ibiryo. noneho twari Musange, ngeze ingiye kubisi byakize, ngeze Irunga, none birangije, hanyuma umuntu abarampamagaye arambwira ati haro, arambwira ati ejo kuwa gatandatu duhuriye kuri Mohuye, hanyuma dufite amahugurwa, tuze wambaye neza. hanyuma mpita nkatambwira Imana nti nanjye gusaba ibiryo, none mu mahugurwa haba ibiryo, ndimeze nkata ayanjye ndayashoje niyo yayo, bandakaze ngo mare gukatana cyangwa ndagira ngo bagure uburyo umuntu ajya aseba. ngo birangira ko ntacyo bitwaye, nasabye muri hoteli, makomeze guhimbazwa. nuko noneho Imana izakujyane muri hoteli utarajyayo, ni heza no kuri kw'Imana shabyore. Rega ibintu byiza bihesha Imana icyubahiro, ntazajye umuntu kubeshya. Haleluya. ngo murandakariye, haleluya. rero nuko birangije, ugomba ndagenda njye soze muvande. noneho maze kugerayo, ubwo ngubwo urumva kumwe abandi twebwe dukererwa, ntabwo nakerewe no kuri kw'Imana. yambwiye saa 2, nahageze nka saa 1 na senkani, saa 1 na senkani, ubwo nari nahakandagiye. hanyuma saa 2 zuzuye ndi mu marembo, noneho biragiye mbaza umusekirite nti ese aho bakorera amahugurwa ni hehe? ahita ambwira ati ni muri iriya sare. baragiye aranyeretse, abantu bose baje nakandagiye, byihorere. uwavuga ati umuntu wese uzajya winjira ahangaha tuzajya tumwandika, tumuhe 25 y'umufuka w'umuceri, nuko n'ibiciro bihenze ku isoko. ni ukuri ko Imana n'abaharara bakajya bakorana niba tore batayikoraga. iyo ukubona abantu dukurikiye
utinya umubiri, ariko twakurikiraga Yesu no kuri Imana ibibazo byaba bikeye ngo birangize. Hanyuma mba ndagiye n'igihe covid arimo igenza makeya, noneho hanyuma ariko nyine basigagamo interaho gatoya, hanyuma hari udutebe tw'utu VIP ukuntu, none birangiye bahita baduterera agatebe, hanyuma n'ameza y'ama VIP ukuntu nawe uzajye urebe, hanyuma utarajyayo. None birangije ngiye kubona, hanyuma batereka agacupa k'amazi y'Inyange, hanyuma birangije bashyira agakarine n'agakaramu. Mu buzima bwanjye sinkunda amazi keretse iyo mvuze nk'uku nguku, hanyuma ukunda amazi n'ufite urugimbu niyo yayo ikomeze guhimbazwa. Urabona iyi taye koko yakenera amazi uretse ubuntu Yesu agira. Nuko noneho baragiye, maze kugenda ndinganira na kaga na ya meza nyine, ndicara kuri ka gatebe ndicara, hanyuma abantu bose baje basanga mpicaye, hanyuma birangiye bagira ngo naharaye. Noneho baratangira baraduhugura. Mu mateka sinshobora kwicara imbere iyo ahantu nzi ko harimo icyo kurya n'icyo kunywa, barababeshye. Nigeze njyana ntahira umuheha mpita ndahira, icyo kunywa gishira nsigarana umuheha mpita ndahira. Ntabwo nzongera kwicara inyuma, inyuma ni habi. Niba barajya wicara imbere ukaba usigaye wicara inyuma, aho bahita muri narisezereye. Niki cyagukuye imbere? Ubundi biroze ko wazira kukaza kwicara imbere. Noneho kandi sinshobora kwicara inyuma cyangwa ngo nicare hagati. Ubwo se nasanga bankujeho nicara ku ruhande. Icyo gihe nicaye ku ruhande, none birangije bahita bavuga ati saa yine, baravuga ati okay, bati umuntu rero birashoboka ko mwaje mutanyweye ka cyayi, hanyuma se nari ngakuye Yesu cyari ko wabyihoreye ko nari profitiye ku mitsi ya Yesu, arakabyara Yesu ndamuha icyubahiro no kuri Imana. Noneho hanyuma ati tunyure hano rero, hari akantu k'agakorodoro ukuntu, hanyuma uhita ukatiramo ukuntu ukajya hanyuma kureba uko wigenza. Hanyuma nese mbanza imbere, nari nzi ko teremusi zose bafungura ahandi hejuru gutya, noneho usanga hari teremusi niba bakanda gutya niba bagira gutya ntumbaze, ugateka nk'uko uteka kuri robine. Ngo birangize kandi nagiye imbere, ubu noneho ntabwo nzongera njya ku ruhande, ariko nzajya njya imbere ariko mbe nk'uwa kabiri byibura. Ibyo ku ruhande hagiye umuntu uza kumurebera ibyo akora, najya nkora ibyo ngibyo. Haleluya, batisimu Imana ishimwe, haleluya. Guseka Yesu arabyemera, icyo yanga no gusirika. Ko tugira n'abantu basanga barasiritse, agasirika ari wabo no mu rusengero agasirika, basurumva. Kandi mu mbuto z'umwuka wera harimo n'ibyishimo. Niba utajya ugira ibyishimo, nta mwuka wari wabona njya gusenga Imana iri ku mwuka wera. Mubira kuyatera muzi bidagira gutya. Umukobwa wari aho ngaho barambonye ati uretse gatoya muzehe, turetse ko ariko babigenza. Ndavuga nti nagufata se genda ngesebe muri hoteli niyo yayo. Ndambwira ati dore ko babigenza, ntega gatasi nabo ntambuye batugira, bagiye baduha cya mudiyakoni. Babazi ko abantu bose bashize inzara. Abanyarwanda we uze twese twashize inzara. N'inzi wawe ntuzamere mu itasi, uzamere muri cya kintu cya parasitike bita mudiyakoni. Ariko nanjye numva ko Yesu agira uze kubinyima, ni hahandi nujya mu ijuru. Hanyuma ikintu Yesu azaguhembera mudiyakoni wambaye ntazaguhembera ijagi wanyweye. Nuko hanyuma kihorera ndakabona, hanyuma mba ndateze uwapfuye yari huse atabonye bavoma icyayi kuri robine. Nabigize ngiye kurambona ndatega, hanyuma avomeramo, hanyuma kamaze kwa nakahise kaba kangana iki ko ari sese. Ndabigize uzarebe n'amasahani abantu bafite imibare yo, ikintu kibaje nuko bayizanye kunda bakayizana no kwa Yesu. Nukutuma imibare yawe iyo uyikuye, iyo ufashe ya Yesu ukayivanga ni yawe, ntubona Yesu. Kugira ngo ubone Yesu bisaba ko yawe uyikuramo ukarekeramo iya Yesu. Haleluya. Ngo birangiza hanyuma ni sese nakuri udutama tubiri, hanyuma baruhwandiyemo. Ndavuga nti barankoze barandembarembye niyo yayo. Niba byihore na Paulo navuze ngo ushaka guhaga agiwe nzajya iwanjye, Imana ningira neza yahaye abandi, nanjye ntabwo ari cyo yabyimba, nanjye igihe nikigera izabimba.
bankarambitsemo n'agasambusa k'inyama n'agakeke bitankarambika imbere y'imbavu. Hanyuma bagaruka baraduhugura saa saba ngo zuzure, bata amahugurwa turayashoje, bata umuntu wese niyandike yandikaho nomero za telefone, niba ari nomero z'irangamuntu sinibuka, ariko icyo nibuka nomero za telefone, badukandira ku kanyenyeri. Bari bahamagaye abashumba ba paruwase n'abo turere muri ADEPR. Icyo gihe hari hakiri abashumba b'uturere n'abahagarariye amadini n'amatorero yabo, hanyuma n'igewe, hanyuma wari Kadogo kuko n'igihe wari umudiyakoni. Hanyuma birangiye kubera ikende wabo uwo muntu yari yasesetsemo ukuntu, hanyuma kugira nanjye ngere muri hoteli. Erega hose tuhagezwa na bene bacu, nubwo rega muriho muduhinduka, hanyuma ntabwo Imana izamanuka hanyuma ngo ikujyane muri hoteli ariyo yimanukiye. Hanyuma nutanjyana yizakoza ati kujya utajyanyeho gatera muri hoteli, uze ko ariko ari hariya nagiye wazanjyanye no muri bisi. Aleluya. Nimutananjyana Imana ningira neza nzijyanayo. Twese haleluya. Imana ishimwe. Ngo birangitse. Mukabididoma atishariye ati ngwino tubanze dukore ikintu dupfa dusigaze icyo dupfana nayo. Ati bitese ati tubanze twezwe. Mukabididoma kumwe twebwe tubyihana batwinginga. Yabyihanye avuga ati ndabyihana randangiza inogonoro. Aravuga ati reka mbanze wo gatswa. Ati Imana imbabare abihera ku muzi. Tugenda abantu bihana bakayana muri system. Akihana ikiziriko yaratwaye ihene. Ati Imana imbabare gutwara ikiziriko kandi ihene yisize aho ngaho. Ari umukobwa ajya kuroga abantu, arangize yajya kwihana agahita banga Imana imbabare gushinga amabimba 3. Shanyumve uko ni ukwihana koko. Urumva yisha abantu 3 ariko abyita amabimba 3. Nayo ibijumba nawe bateramo imigozi. Ubwo koko kwihana numva kwatumubona Yesu ndakurahiye. Oya, kwihana ni ukurandura ukamaramaza, kandi ukihana bisi bakisekeje urikishima, nuko gahunda zese tayi. Si kuvuga ngo narasambanye hanyuma zubundi kuvuga ngo narasambanye uranseka, subure umuze kunayo ko nayo wagiye uranseka, umuze kwinjira muri tagisi ntayitumba cyangwa mwirango. Reka Imana ikomeze guhimbaza. Ikibabaje no kubona dutashye hanyuma Yesu ahagaze ku cyabaza ati wanduye agumye yandure. Abari musinga barimo baguruganya rukwami aho ngaho, abari muri Sewusiyo hanyuma bakoze ubukwe nk'umuhungu n'umukobwa biteguye ko umugore n'umugabo bikwami aho ngaho. Abasohoye umwana bamwita Cyabitamana na Gisubizo na barimo mbazi, hanyuma ubuzima cyabanezerewe uwo mwana wavutse habe tuje kuvuza impundu bikwami aho ngaho. Mbega umusozi abuteye ubwo mwuka byaramwe yo Mana we. Hanyuma abari muri niza telefone wangu niza sayishakire uyifite hafi nandiza. Imana ikomeze guhimbazwe uryo ndiza byiri. Abari kuri telefone ari sheri na susu ari kibwana mukakibweteri ati yaroseri ati umutima wanjye uraterera mu wawe, ati urasa n'amazi yo kwiteke nayo kwiteke koko, ati ndagukunda nzapfezo. Ati we azakubwira ko azanagutuza mu kwezi ataragera nari hejuru y'amabati. Hanyuma nabyo bimwami aho ngaho umuriho yandika ati ati atasugeze he, ati ngeze ku mukoni kandi akiri hano kwa Bihira. Kumbwiriza nta mushihangira no kuri Imana, ariko wumva kumva ngo birangize bikwambiye aho ngaho. Umukaba Bedodomu ngo ahita Yesu ati Imana imbabare, ngo arezwa ahera ku gatageza ku kanini, aravuga ati Imana imbabare. Tugeze mu gihe abantu bihana, Imana imbabare kuremererwa, Imana imbabare kureba nabi, Imana imbabare kubwira abana nabi, Imana imbabare kugira umujinya, Imana imbabare rero. Hanyuma ariko cya kintu cya rutura yewe abati ntabwo nagikoraho banseka. Hari kandi systeme Satani afite agutereza gukora icyaha ariko akakubuza kukihana kuko azi ko kizakurimbuza. Imana idutabare. Ngo birangize ngo arihana, amaze kwihana ati obe ati mugabo wanjye ati nawe wihane neza tutampfakaza niyo yawe, ati ndabona nta mikino igarukanye. Hanyuma uburakari bwanye kwa Dagoni ndabona butoroshye, ati wihane neza utaza kumfakaza niyo yanjye. Ngo birangize Obedidomu ati nanjye ndabizi humura, ati tumaranye iminsi. Ngo yezwa ku gato no ku kanini, ngo amare kwezwa Obedidomu. Hanyuma ngo Imana yabwiye ati ndi Uwiteka, ati ndabashimiye mwihanye neza ntabwo muciye ku ruhande. Obedidomu ahita abwira sheri ati gahunda rero reka tuyitambire noneho tuyinezeze kuko ije iwacu. Ngo birangize abaturage bari bayizanye bazi kwitumara, ahubwo bayizanye kugira ngo itugirire neza. Hanyuma mbese bakeya barayitegeye iraje, hanyuma kugira ngo idutabare. Ngo byateka tuyitambire. Mukaba Bedodomu ati nijye ubanza. Kumwe twebwe tubona ngo mukoma amashyi ukajya na amavuta uriho uvuga ngo wisige yo. Mukaba Bedodomu aravuga ati reka ngo
nguhakweho niyo yayo wamana. Akaba arasibutse ati himbazwa mukunzi wabera, akaba ashyizemo umugara ati ndabyutse ko wampaye Real na wagisi na superi na superi n'ikibubu kandi nambaraga musazi nakoze amasengesho y'iminsi 2 witwa Imana ya Isirayeli. Yo ngo Imana yavuga iti Uwiteka ari wabikoze koko. Akongera ati himbazwa mukunzi, akabashyizemo umugara ati ndabyutse ko hanyuma kunda ya mbere nayibyaye abadayimoni bashinyitse amenyo bashikoye bashyizemo imigabane yabo ngo duhane ngo nuserutse nk'intwaro utabarukanye intsinzi uza mu ibere ryo kunesha umwaka ubyara neza. Imana iti nijye wabikoze. Ariko haleluya jewe metato ngo bayivuga ibigwi Mukabudoma yumvise akokere kaje aravuga ati obe ati ndarangiza ati nawe shyiraho akawe. Obedema tereka nanjye nze nkwereke. Abashyizemo umuganda turacyari yamana ivuga bikaba uracyari yamana itegeka bigakomera afitiye byinshi mu kiganza kiwe. Harimo n'ababiryoshye ukuntu afitiye byinshi mu kiganza kiwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Ni umutima ntarabona nakabonye muri viziyo no kwigema koko urwibutso abantu bawukwa serivupre. Umuntu agafata amafaranga yarangiza akayafata yamara kuyafata yiwe yakoreye amuruhije reka ndumva azajya kudodesha. Rero ni umumama cyangwa se ni umukobwa agahita afata niba ari iribaya niba ari ikanzu ntungana undebere kandi ngo ni umukizero bajya mu ijuru yabicikije no kuri kw'Imana agahita kubitamo n'akagakweto kamwe kantushingeho ngo bazita kamwe nyine mbese munya mugira na tekinike no icyo muzarya ntabwo tuzakira abagabo muzareke twihangana kuri kw'Imana. So wagukizamire wabishobora yakweto wayishobora yo ni umusumari ndugu ya noneho akabikase kwa nkakeza kandi yatanzaye agahita yigira nka ya mabati amwe basakaza mpande zose uruhari wa mwana we niyo bacagagura yari maremare bakagira uduce duce agahita afunga gutya yarangiza ubundi yewe avuga ati nabahaye nabemeza ariko agahita kubitamo rwa rukweto. Ubundi kera nta mukirisitu wagaragazaga amabere, none ubu ibintu byarakomeye. Ari agasaza ko kimubumbano karo karazana ibiki shani nakubwiza kuri Imana izabibaza gatera Patrick no kuri kw'Imana uzakwintera amabuye urozi wa gahunda y'inshuti yanjye arantabaye. Oya vuga ukuri bashaka baza gutera amabuye n'abandi babatetse mu mavuta neza wabonye yakubisemo tu pasiteri bafite umurimo murasabwa gusenga mbese reka ntabwo byoroshye. Aba bantu bose murasabwa kuzabageza nta n'umwe musize. Ariko ubwo nawe rero niwibeshya mukirisi niwibeshya ngo uzagenda usize bazakubaza usize gatera birasaba ngo mbeke tujyaneyo azagira ngo ibintu biroroshye utaziyoroheza kugira ngo biroroshye. Agahita kubitamo n'akaga kweto mbese ngo koco hanyuma mbese muri makeya ubwo agiye gutura koco ibitugu byose ndi ku muhanda ku Karubanda koco Imana tugirire neza. Ndarangije dusenge Imana dutabare shyira mu mugara abakizemo umugara ati ndabyutse yuko kubaka urugo rwanjye kuba ndi kumwe na mama amasengesho ntabwo ari keya natanze ahubwo ni ubuntu wangiriye n'abazitanze bose ntabwo ariko zicyubatse. Ati witwa Imana ya Isirayeli. Imana itoka ati nijye wabikoze koko. Akongera agashyira mu mugara ati himbazwa mukunzi wabere. Ati ndabyutse yuko abana banjye bose nabyaye ntawe wabaye mayibobo ntawe bajyanye iwawa nta n'uri mu muhanda witwa Imana ya Isirayeli. Iti nijye wabikoze koko. Ngo baratamba bamaze gutamba Obededoma atasigaye turaze ku rutara noneho Mana tusasa agasambi turahita tubwira ngo bakaza neza ngo birangiza basasa agasambi bashyira amavi
amavi hasi ngo birangize binginga Imana. Kera abantu barasengaga bagasasa imikeka, ubu none ngo imigongo yarateye ntibagisasa imikeka, ni ukwicara ku ntebe. Amasengesho ku mubyizi yari gusasa imikeka, hanyuma n'imisambi nako imikeka ije mu mujyi, yari yo mu mujyi, bagahamagara Kristo bakamwinginga, bakahakura icyo bita imbaraga. Barabatu bakazaniza inshuti yacu Imana ya Isirayeli, barayihendahenda rugati gakinga kamakoguga mu mugaro usambitaro b'igitingaza mu rumbo. Impamvu usenga amasengesho akagushirana nuko nta bihe byiza gifite, umwuka yamaze kugenda yigendera. Kera abantu barasengaga bagapororoja, agasenga umudamu na mugenzi we, bagasenga batetse inkono ikazashirira, bakazashiduka umunuko w'inkono babasanze aho barimo basengera. Ariko muri iki gihe cya none, reka sinakubwira umuntu wese arangiza amateraniro, abantu bagizaga amateraniro bakabasuhuzanya bakuzura umwuka wera, bagahanura ivumbi rigatumuka. Ariko muri iki gihe cyane umuntu asohoka avuga ati mu ntambwe baranca senkani, ati ndamutse gatoyese ati batanca senkani mwo gacwamo, reka nta gihe kigihari, ibintu byarakomeye. Hanyuma ngo birangize Obedidomu ati na sheri wiwe bati wadukuye mu biraro twambika ibirato, dukura amatera amakofu twambika amakoto, dukura mu bugoro ubugome burashira, udukura mu rwago urwangano rurashira, dukura mu betezi tuzana imbere, dukura muri mitsingi tugutsimbararaho, udukura mu kigage dushyira mu kiganiro cy'abana b'Imana bitwa Imana ya Isirayeli, bakabashyizemo umugara. Imana itoka aho iri mu isanduku iti nababonye. Mbese muri makeya hari akantu umuntu akora Imana ikagutoke, hanyuma igatigira guke toka ati nzakwicira umwako gukubitira imbwa n'imbwebwe, imikoshi n'imikasiro, inyatsi na karande, gutunganiza neza mu maso y'abanzi, gusiga amavuta mu mutwe, igikombe cyawe gihe guseseka, nzagufata mu mugongo haterera, ahamanuka mufatire feri, ahagera kubera ubwishingikirizo, mu mvura n'uzuba kubera ubwugamo, niwitsamura nkubwire ngo urakire kuko ungireho umugisha. Ngo barayisenga iravuga ati muhumure nzabagirira neza. Ngo birangize mu gitondo rero bamwe batwohereza ibikwaje n'abakaza kureba ko byaturangije. Mu gitondo bahagarara haruguru rwo kwa Obedidomu ati mwaramutse kwa Obedidomu. Uko Obedidomu arimo akubwira ati mwaramutse hona, ati twakira isanduku ibintu byatunganye, ati nari nje kureba ko mukiriho, ati none kajya kubwira Abisirayeli bazana amaturo, ati nyaruka ahubwo ati nyaruka ubabwire ati uburakari bwashize, ati kubera kuyivuga neza twayururiye umutima. Erega Imana ibuza abantu bayururira umutima, Imana ibuza abantu bayururira umutima mu Banyarwanda. Irajya mu banyamasengesho igasanga barasengana bafite amashyari, irajya mu baririmbyi igasanga barimo bararirimbana bamwe inkokora, ubundi wajya ukora ritime neza. Ibuza abantu bayururira umutima. Irajya mu bayobozi ugasanga biracika, mbese muri bakeya hanyuma mu bakirisitu ho mbese muri bakeya mbese hanyuma kera nta mukirisitu wagiranaga ikibazo na mwene se ngo akijyane mu buyobozi. None ibintu byarakomeye, agishyiraga abayobozi, akagishyira mwarimu byakwanga, akagishyira pasiteri bakakigoragoza. Ariko muri iki gihe cya none arakoma gatoya agahita ajya kuri ribu, ariko mana uri umukirisitu, ariko hanyuma mbese muri bakeya kandi tugiye iwacu mu ijuru muze mwisigaye nani turoko kireba muze mwisigara mande zosura akabanye mana we harimo akabanga ashyira mu mugara. Irya Kamonyi turimo tugateka kwa Steri ngo tuzajyeyo, ndakorahiye ijuru rizajyamo n'umuntu wanesheje unesha. Imana ishimwe twese, haleluya. Ngo baratamba, ndashoje dusenge, ngo baratamba, ngo bari gutamba, ngo birangize hanyuma ngo babarye bazanye amaturo, hanyuma ngo bazana amaturo. Umuntu yagera haruguru y'urugo agahita yibuka uza n'abagabo 70 yakumbanije, agahita batereka mbanze mbaze niba uburakari bwarashize. Ati mwaramutse ko Obedi, mwaramutse ho nawe. Obedidomu ati ruri mwayizanye hano ngo turangize, ati reka nanjye nze mbiyemereho niyo yanyu. Yabyukaga yakenyeye isume, iyo ijuru ryatabaye ibintu byemeye babyukana isume, nta bintu by'imyenda ariko niyo yayo. Ngo biraya yabyuka akenyeye isume, ati uretse gatoya mubarize niba nta kibazo mufitanye nayo, ati takunsindira mu rugo sinabona ko nzagushyingura. Yakumva avuze ati yatekezaga 70 nawuze, ati wamugana ati narizanye inka, ati ngo n'ikebano rijyane mu rugo, ati wamugana ati tazandagiza, ati ahubwo reka mbegurutse niyo yayo. Akabaragiye inka ziragenda kwa Obedidomu, ziragenda ziba inka, ihene ziba ihene, intama ziba intama, amafaranga aba amafaranga, ibintu byose bigenda neza. Nta mwarimu, nta pasiteri, nta diyakoni wari uhari. Hanyuma amaturo yose rero kwa Obedidomu, ngo ibintu biragenda birembera. Ngo imara amezi 3 Imana ikomeze guhimbazwa. Ngo ariko yamara ikoze ikintu cy'igitangaza. Hanyuma tugira abantu bafite akarimi karwaye diyare rero, hanyuma ngo birangize babonye ibintu yamaze gukora, bajya kubwira Dawidi atari impuhwe, atari izindi mpuhwe, ari ukugira ngo bagende
Imana yanditse ku buzima bw'abantu bayo yacyanditse. Twizamura icyubahiro, Imana ikomeze guhimbaza twese. Haleluya! Niba yanditse ngo uzabaho, nibashaka bazatega ibitega, batega amahembe, batega za nyabingi, byanze bikunze tuzabaho. Niba yanditse ngo uzashaka, nibashaka bazazingire munsi y'umuvumu cyangwa munsi y'umuko, hanyuma ikizabatera isoni ni uko uzabona ubazaniye invitasiyo wowe ati muzantahire ubukwe wangu. Imana nikomeze guhimbazwa. Tuyanditse yaracyanditse. Icyo usabwa n'iki? Ni ukunesha, kuko abiri igihe Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uruhamya iteka ryose. Ndashoje, dusenge ndagirize kuri aka kantu kamwe. Mudamu mwere wo mu cyaro, none birangiye ariko agakunda Yesu ariko ari umukene. Hanyuma iteka ryose yazaga mu rusengero buri munsi. Ubwo twebwe amashimwe yadushiranye, yakaguyobega undi ati wampaye ngashima Imana. Hanyuma ishimwe yashimaga ni rimwe ryonyine. Yabwiraga Imana ati ndashima Imana yuko Imana yaraye ingaburiye naraye ndiye. None se uyu avuga ko yarayariye, niwe wariye wenyine, twebwe ntabwo twariye. Buri munsi ntiyarambirwa. Mu maturo yazanaga nta mafaranga yagiraga, yahiraga ibyatsi hanyuma agahita bizana, yarangiza ati nanjye ituro nabonye n'ibi byatsi, hanyuma nimurangiza hanyuma murebe uko mubigenza niyo yahiye. Ati igikuru nuko nzanye turose, Imana ntikubaza ikitaguhaye. Ngo birangiza akabaza icyo biti byatsi, agahita ashyira aho hafi aho ngaho, hanyuma bakabikoresha icyo bashaka. Noneho ngo birangize, hanyuma ngo Imana yamwitegereza. Ngo kubera yamaga ashima buri munsi, bageraho baramuhaga kuko yari umukene. Abe byihoreye ko tuziranye wangu, abanyarwanda turaziranye. Ngo baramuhaga bakajya bamwima kubwira, noneho gushima Imana. Hanyuma ngo akajya acunga nk'uko turimo tubwiriza, ushyizemo pose agahita ahaguruka ati haleluya, ati mumpere Imana icyubahiro, ati naraye ndiye. Bashobora kukwima ariko ijoro ritakwimye. Ngo birangize abaho yari afite umwana wigaga, ndashimira Imana itabura inzira yo kabyara. Ngo birangize umwana agiye gutsinda, atsindira ku manota ya mbere, ahabwa buruse yo kuzajya kwiga mu Bufaransa. Uyu mubyeyi amenya ko umwana we yatsinze, aravuga ati ntabwo mwamuheruka kuma ngo shime, mumpe shime n'umwana wanjye aze duhagarane dushimane Imana. Ariko Imana we nturabona ku butoni. Ngo birangize ati ndashimira Imana, ati umwana wanjye yabonye bya bintu. Ati nyine ati yabonye bya bintu. None abadamu bakora ati mu izina rya Yesu twakenera Yesu. Tugira umutima wirukankira ahantu. Umwana ati nyine ati mama ati ntabyo azi, ati yewe murazi ko nigaga, ati naratsinze nsindira ku manota ya mbere, ati none leta yanyemereye amaye buruse yo kuzajya kwiga mu Bufaransa, ati kandi bavuze ko mama ari uzamperekeza. Yebawe babundi bari byo gushima Imana. Ngo birangize nuko baragenda bariyicarira, reka rero bazajya gufata indege, hanyuma barangira ngo barabanje bamunyuza, hanyuma ajya bahita mu cyaha ntibahahira ibintu bihenze, bahita ngo ni muri shopu shipe ni muri shike. Nuko bamunyuzaho muri shike, noneho birangize baramuprotokora. Iyo ijoro ryatabaye ntawe witambika no kuri Imana, baraprotokora ku gatuku kanini, ku gakweto gasobanutse, nk'umuntu uzajya mu Bufaransa aherekeje umwana kuko yubashye Imana ya Isirayeli. Ngo aragenda aherekeza umwana agira umugisha kuko byari mu mugambi w'Imana. Ahita abona n'akazi akiga, hanyuma abamuha n'akazi ko gukora muri farumasi. Ngo birangiza aragenda, mama we ati nzaba ntinze usuzugura abazimudora aho bampereye, ndakuramo ibirarane, impozamarira, indishyi z'akababaro, bazongere niyo yayo Kigali we. Ngo birangiza aho asiye yaje azanye amadolari, aho rero ntabwo bamwima gushima Imana. Yazanye amadolari ati nashimira Imana, ati muhe umwanya ashimira Imana. Aho bamuhaye bavuduka birukanka, n'abandi basatu mwese mwe muri gatoya. Ijuru ryari ryatabaye n'iritabara bazizana, hanyuma wirenganya abantu bamugani, wirenganya abantu nicyo gihe bamugani, wirenganya abantu bihorere bagufata bavuga yo bashaka nicyo gihe nyine. Ariko mu Imana izaba ibihindiriza rekana gukomera kwayo. Ngo birangize babandi bamunenaga babonaga ari nta kigenda, baje bamwitsiritaho.
gakeya bamwise baje kureba idolari baramukira ntibari bazi idolari baza bamwitsutaho bati tureba idolari we bose bamubyikanaho arangije atanga idolari ngo birangize Imana yari yabwiye uwo mubyeyi iramubwira ngo bazakwita tante bazakwita bibi uzanaba mu nzu igeretse ya etaje. Hanyuma Imana ibivugira mu rusengero, Imana itagira isoni zo kuvuga ibintu abantu babona ko bitazabaho ngo birangize hanyuma ngo birangize ubihanuye baramubwira ati ariko tubaze umwuka yayobye wangu ntabwo umwuka yobasabe barababeshye serimwe mukwiye kugirwa neza mwenyine twebwe twiye dutuka Imana ariko hata umwuka yayobye ati niba wayobye nta cyatereka dutegereze nibidakunda nzihana nibikunda tuzashima Imana ngo birangize umukobwa yaragiye ariga ubashinzwe ari muri ba bantu bashinzwe kureba kumenya ubuziranenge bw'imiti yinjiye mu gihugu batuye i Kigali batuye muri etaje bamwise tante bamwita bibi hanyuma tayari atuye mu nzu igeretse uko Imana Esere yabivuze. Imana ikomeze guhimbaza ubasha zamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye. Dusenge. Murakoze cyane. Yesu abambere umugisha.